muri uyu mwaka muri Miss Rwanda hajemo impinduka cyangwa se hari amakamba amwe namwe yatangiwe muri bootcamp kugira ngo atangirwe imbere muri finale. Amwe mu makamba rero akaba arimo ikamba Miss Photogenic, Miss Congeniality ndetse na Miss Heritage. No kuvuga nyampinga w'umuco, nyampinga uberwa n'amafoto ndetse na nyampinga wabanye neza n'abandi bakobwa babanye muri bootcamp. Kuri uyu munsi rero nibwo hatanze makamba tukatugiye kwagezaho abegukanye amakamba uko bakurikirana. Miss Photogenic cyangwa se nyampinga uberwa n'amafoto akaba yabaye Uwase Muyango Claudine akaba yabaye Miss Photogenic asimbuye Miss Iradukandariyan cyangwa se Miss Rwanda 2018 dore ko ari nawe wari wabaye Miss Photogenic umwaka ushize. Kuri Miss w'umuco cyangwa se Miss Heritage umwaka ushize Lilidia Dushimimana. Muri uyu mwaka rero iri kamba akaba ari Nika Michael Kabahenda wegukanye iri kamba. Miss Congeniality cyangwa se Miss wabanye neza n'abandi akaba umwaka ushize yari Ndahiro Lilian. Muri uyu mwaka rero akaba yabaye Tuyishimire Kiza Vanessa. Tubitsa ko uyu Vanessa yari yaravuyemo muri bootcamp ku munsi wa gatatu nibwo atabashije kugira amahirwe yo gukomezanya n'abandi, gusa uko byatangajwe mbere umukobwa virimo hagati muri bootcamp afite amahirwe yo kuba yagaruka akagira ikamba yegukana. Uyu rero Kiza Vanessa akaba yaje kuba Miss Congeniality 2019.